Solange numva ngize ishyaka ryo kumutumira. Hari muri groupe hari groupe tugira abantu bakeya twisengera rimwe na rimwe. Solange ndavuga nishaka kumutumira muri groupe. Naka Pamphile nimero ye. Pamphile arayima. Ayimpaye Solange naramuhamagaye. Kandi ibindi kubabwira ni ukuri pe. Ni ukuri ko burangiyewe ntabwo yankunda kubeshya. Ko biri kuvuga ko Solange yavangiwe. Atari Imana birabinebwe ngo ari kimanuka mugenga bivuge kugira ngo atwike. Imana yambwiye ngo Gitwaza ntimuvugeho, ngo Gitwaza ngo numukozi w'Imana ngo Solange yavangiwe. Mbona mu rusengero rwo kwa Gitwaza mbona ngo Gitwaza ubu butumwa bubaye bumugezeho akiyinira kisuzuma akavuga ati ni Solange yubatswe nabi, sinzi niba uri kunyumva, yubatswe nabi, iburyo n'ibumoso yubatswe nabi, imbere n'inyuma yubatswe nabi, ku buryo Imana yigereranya ngo ntiyanashobora guhindukamo isoko nibura ricururizwamo n'indagara n'inyanya basa abaturage iyo nzibagirira umumaro. Urusengero nta bari gukora ibyabo ikimana igambiriye. Marimo bibaza avuga ngo Mbabazi ashaka ngo Gitwaza aramukunda ashaka no guhura nawe. Solange azavuga ati ngewe Gitwaza rwose ibyo nabonye nagahoma munwa, yaba ari urusengero rwe ntirukwiye kuba rwavamo n'isoko. Ibi bintu turabiburiza hehe? Imana izo nyigisho z'abashakanye urubyiruko biki byo gutwika wenda mugano ubwo bahabwa amafaranga. Uza n'umuntu nawe umunyamakuru utwika ukabona umuntu uje kuvuga nabi Gitwaza kumwakira ni nkako amukunze aho abantu baza kuvuga ati buriya Mbabazi no kugira ngo Gitwaza mwifashirije. Solange ibyo yeretswe nibyo by'ukuri, Mbabazi niwe wavangiwe. Tugiye kuri Solange rero urambaje uti Solange yaba yaravangiwe cyane ntiyavangiwe. Mbo hari amazina, hari abantu benshi twagiye tubona bakora ibintu ndetse na Joel bari barimo bibaza bavuga ngo umuntu w'Imana ajya ku avanga gukorera Imana. Ngo ikimenyetso batanze cyuko yavangiwe ibintu yari kuvuga kuri Gitwaza kuri arasenya guko Gitwaza Imana itarubona ngo nuko ahantu agiye kuvuga ubutumwa abaca amafaranga. Solange yaravangiwe cyangwa ntago yavangiwe kuko ngakoresha imyuka mibi. Ngesa Apotre Mignone avuga ngakoresha imyuka mibi. Ngese Pamphile gakoresha ikiganiro buriya akakunda kuvuga ikuzimu ngakunda kuvuga ibintu ngo byo kwa shitani ngo rango ntajya ngo warasenze ngo Imana ngo ibanze ngo ikwereke guhishurira. Twari twabivuganyeho. Solange ntago twabivuganyeho. Yes, ndabasuje mwese mukurikiye channel yitwa Nganiriza TV ndetse n'Iramiro TV. Amahoro Imana abandi namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye, nibanye mu gitondo mu gitondo cyiza, handi bari ijoro ryiza, abaye ari gicamuzi mu gicamuzi cyiza, ubaye iri ku meza turavuze ngo bon appétit mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tubafurije imagarikiye n'ubugingo mu izina rya Yesu. Warurwa Imana iragukiza, nawe turafite amahoro mu mutima, Imana irayaguha kuko ariyo nyiri mahoro, kandi nawe utarukomeye Imana iragukomeza kuko ariyo nyiri nkomezi. Ugeze muri ko muvuga ko nabyiringe byo kubaho akira kuba kuko Imana niyo ifite ubuzima. Hanyuma wakoze subscribe turagushimiye, nawe utarayikora ikore ukoresha like comment sangize n'abandi twitwana mugana byacu kugira 5 kuri 5. Uyu munsi nkuko mubibona twongeye turagarutse nanone kuganira ku ijambo ry'Imana, twungurana ibitekerezo ndetse dukomezanya muri urugendo. Hanyuma ndagira ngo mpekaze bari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu rasira bwaryo, mu nyene bwaryo, mujyi wa Kigali, intara gatandatu rwota Amasimbi diaspora, tubaha ikaze. Hanyuma imbere ya kamera zacu turabona umutumirwa, umwana w'Imana usize amavuta y'Imana, ntabwo ari ubwa mbere aciye kuri imiyoboro yombi, ahubwo amaze kuba umushyitsi musangwa kuko akunda kuhaca kandi azanye iby'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma turugira ngo tumwakire atagira se yasuza abantu bamukurikiye. Umwana w'Imana uraho neza? Uri umwana w'Imana cyangwa uri umukozi w'Imana? Ndi umwana w'Imana. Byiza cyane, nagize ngo njye gukora imbaga mu menyo. Umeze uteze? Ndaho ndashima Imana. Yego. Ndashimira Imana ko ikomeje kundinda. Yego. Hanyuma urakomeye urashima Yesu? Ndashima Yesu n'ukuri. Muri mbyaremye ngo Yesu aramfata akankomeza. Kuko ankunda bihebuje rwose. Yego. Ndashimira Yesu ko akifashe kandi akinkomeje. Imana ihabwe icyubahiro.
amen. Hanyuma nk'umuntu ukubonye ari ubwa mbere kuri aya mativi yombi, byashobora kuba ko turi kujya twunguka abantu umunsi ku wundi. Nk'umuntu ukubonye kuri aya mativi yombi, umuntu yamenya ko ari nde tugiye kubana muri uyu mwanya? Nitwa Mbabazi Jean Baptiste. Ku batanzi nuko nitwa, abanzi bo ndabashuhuje. Mahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese abakurikiye channel Nganiriza TV ndetse n'Iramiro TV. Yego. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri, ndi umukristo. Yesu aduhana umugisha. Urakoze. Hanyuma ndifuza ko wabanza ugasenga, nyuma nkagira ibindi bintu nkubaza umaze gusenga. None aha tugaye ikaze. Mana yacu, yego, Imana idukunda. Haleluya. Twongeye kugushimira cyane. Turagushime ko wagiye ubana natwe. Tugushimira ukuntu dukunda. Tugushimiye imbabazi zawe. Tugushimiye ukuntu twitaho. Mana nuhimbazwe. Turiho kubw'ubuntu bwawe kandi turiho kubw'imbabazi zawe. Wagiye ubana natwe tugenda n'amaguru, bandi bagenda mu binyabiziga. Aho hose Satani yagiye acukura inzobo kugira ngo abantu bazigwemo, ariko kubw'umugambi wari ukidufiteho, kubw'ijambo wagiye utuvugaho, kubw'umugambi mwiza uraturinda, uratwimana, uragenda usiba inzobo, tutambuka tunezere n'uhabwa icyubahiro. Kweretse iki kiganiro tugiye gukora, ntabaye twebwe mwami, ibyo wagambiriye yuko bisohoka bizafasha abantu aba ari byo tuvuga. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane kudusengera. Hanyuma mu minsi ashize ndakeka ko ashobora kuba hashize nk'iminsi nk'irindwi niba atari 6 niba ntibeshye, ukoze ikiganiro ariko ze kuvuga 8 ya 8. Ndakeka ko waragikoze mu iyo minsi 8 ndashize. Hanyuma wari wakoze ikiganiro ariko uza gushyiramo Ngendahayo Richard, nibyo? Yego. Ngendahayo Richard. Hanyuma uza no kuvuga ku mukobwa wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Hanyuma uza no kuvuga kuri Gitwaza. Bakimara kuvuga kuri Gitwaza, twagiye tubona inkuru nyinshi zivuga kuri Gitwaza. Tumwe kavuga ngo Gitwaza twabonye muhanuzi Solange nibwo yahise azana ubutumwa Imana yamuhaye, ariko ni wowe wari wanje kuvuga, ariko wowe waje uvuga ko Gitwaza umukunda, cyangwa se Gitwaza hari ibihe wahuye nabyo, maze guhura nabyo biba ngombwa ko Gitwaza uvuga ati ariko ubundi ko Gitwaza bakagikuzimu bitewe n'ubuzima nibereyemo. Wagenda nkajya nkamusanga akanyihera amafaranga, kubunda kuzimu nanjye akanyijyanira kuzimu nkajyayo. None izi nkuru ese byaba ari ko wavuze kuri Gitwaza abantu bose bagata batakira aho ngaho, ubona bimeze bite? Yarakoze cyane. Nkuko bivuze cyane, nkuko kuko niwe wa mbere ubanje kuva kuri Gitwaza, ariko kuvuga ko umukunda, wanagiye gusengera iwe. Ntago ari igihe wa mbere wamuvuzeho, ariko kuri Solange yamuvuze bwa kabiri uyegeje nanjye muvugaho. Yego. Kumuvuga kuri Gitwaza ndetse na Solange akamuvugaho. Ikamwe ngo ibyanjye n'ibya Solange ntaho bihuriye. Aho nimwe mwarabivuganyeho? Ntaho bihuriye, ahubwo kuba byibuka neza navuze ko Gitwaza navuze ngo ndamukunda, kandi nabanje gutanga ubuhamya yuko nagiyeho ntarakizwa, gusa nturuka mu cyaro bavuga yuko agiye kuzimu, uje kumureba kubera ubuzima nyine urumva nari ifite. Ntago nari nzi ko kwa Gitwaza ari abantu basenga. Nageze numva ari nk'umuntu nyine we wari ugiye kuzana amafaranga, ugiye kumuranga kujyana ikuzimu, ekanyijyanira ikuzimu. Umva nayo ntarakizwa hashize n'igihe kinini, ariko nkuko nayo babwiwe na ntago ndi mwiye kwisubiramo, ndanyuramo gatoya. Nagiye nyoboza kwa Gitwaza, mpageze sanga ni mu rusengero. Ngezeyo nibwo ntinjiye arigisha, ndavuga nti ibyo naje ntekereza ntago ari byo mbonye.
navuye tutanabonanye ariko mpava n'abafite uwo mutima wo kumva nanjye nzakizwa. Vuga ko ntahise nkizwa nsubira mu cyaro, ntahise nkizwa njya mu bintu byo mu rusengero, ahubwo indirimbo za Richard Ngendahayo nizo nakomeje kujya numva, maze kuzumva bituma njya mu nzu y'Imana njya gukizwa kubera izo ndirimbo. Ntago ndi buzisubiremo cyane ko ubushize nibiza nagukundira ducishiriza twumve nta n'icyo bitwaye, ndabisubiramo nta kibazo. Kuko Richard Ngendahayo niwe muntu, mbese icyatumye mvuga kuri Richard Ngendahayo nkaba kuri Gitwaza, naricaye nkuko nibabwiye ubushize ndavuga nti ninde muntu wanyereye imbuto cyangwa se wambwirije bigatuma najya mu nzu y'Imana nkajya gukizwa. Hari ukuntu cyane mbona mu byaro abantu bajya kuvuna abantu bati wo zaze mu nzu y'Imana, wo zaze ukizwe, abantu bakajya mu barokore, kwa bitaga mu barokore, kubera nyine harano babwirije. Ngewe ntabambwirije, cyakora izo ndimo za Richard Ngendahayo nizo zambwirije ndakizwa. Rero kwera undi kubona muri iyi minsi ukabona ibintu byarivanze, ukabona sinzi ukuntu bimeze, ndavuga nti ubu ngubu nkwiriye gushaka umuntu waba warambyaje ubutumwa bwiza noneho nkakizwa nkajya mu nzu y'Imana. Naririmbye nakubwiye indirimbo ya 359 vuga ngo Yesu arahafata akankomeza kuko ankunda rwose. Hari ibintu byari muri iyi minsi, hari umuntu agenda ahura nabyo byatuma ugwa uva mu byizerwa, ariko ndashimira Yesu ko akomeze kuwufata. Iki ni igihe rero ku buzima bwanjye mvuga nti ninde muntu wanyereye imbuto, ndavuga nti nkwiye kubana na Richard Ngendahayo cyane cyane ngize amahirwe nkamubona. Ariko muri iyi minsi abantu banditse muri commentaire, hari nawe nawe mu kiganiro cyitwa Kamishi avuga ko afite igiterane ku itariki 29 z'uku kwezi kwa 11. Richard ntago numvise yuko ngo ataba mu Rwanda, ariko azaza kugikorera mu Rwanda. Ubwo rero ngize umugisha nazabonana nawe, gusa nyine numva kumugeraho ntago byoroshye. Ngize umugisha nabona nawe nkamubwira nti ndi umunyago wawe watumye nkizwa, ariko nibitanakunda ubwo ntago arazaba ari igihe cy'Imana, reka mbari kumvuga. Ubwo twabona n'ikindi gihe ko tutanabonanye, Imana imuha umugisha. Hanyuma rero tujye kuri Gitwaza. Ngewe naravuze ntago nanavuze ngo ndabyeretswe, ngewe nakoresheje amarangamutima ndavuga ni Gitwaza. Nagiye bavuga ko ajya ikuzimu, nturutse mu cyaro ntarakizwa, ariko sanga ntago hari kuzimu, ahubwo ni mu nzu y'Imana. Ndavuga nti yarigishije, maze kwigisha numva ndafashijwe, nubwo ntahise nyina ngo mpite njya mu nzu y'Imana nkizwe, ariko naje gukizwa. Na nyuma yaho naje gukomeza kujya mukurikira kuri YouTube, cyane ko kuva icyo gihe ntarasubira mu rusengero rwiwe, ariko ndamukurikira cyane. Rero Solange yaravuze ngo Imana yamweretse. Umva je ntago ari Imana yanyeze, nakoresheje amarangamutima yanjye kuko nkiri inyigisho ziwe. Niba byibuka neza, harimo ijambo bavuze ngo ubu ngubu nge numva hari abantu ushaka kubonana nabo batatu. Ushaka kubonana nabo, ntabwo uvuze ngo Imana yanyeretse abantu batatu nzabonana nabo. Naravuze ngo hari abantu mba nagiye nifuza kuba nabonana nabo, ubwo bitakunze hashize igihe. Navuze Apotre Gitwaza, navuzemo Ange Kagame, mvugamo na Richard Ngendahayo. Gusa abantu iyo bumvise uvuze nk'ayo mazina baravuga ngo uje gutwika, ngo uvuze amazina akomeye kugira ngo umenyekane. Ariko ni ukuri kumenyekana, Imana itakumenyekanishije nta mwana w'umuntu wakumenyeka, nabwo ntago wakumenyekanisha ngo bikunde. Itakwibutse nta wakwibuka. Niyo mpamvu ngira ngo mpuze ibyo bintu. Nanjye abantu bagiye bambaza nkuko umbajije, atese ko wavuze ko Gitwaza umukunda, Solange akaba avuze yuko ngo umurimo we warangiye, bya bintu byose ni ngo nta murimo ukihakorerwa, Imana ikibona itababona, ibyo bintu bihurira hehe? Ndavuga nti bahita banambaza ngo ariko ubundi bare abantu uvuga nka Gitwaza, cyangwa se wajya ubanza ukasenga Imana ikabikwereka. Rero hari ikintu ngira ngo mbabwire,
ngewe ntago navuga ngo koko ngakoresha imyuka mibi, ngese Apotre Mignone avuga ngakoresha imyuka mibi, ngese Pafire reka muvuga ko Pafire nge ndamukunda niko navuga, ze Pafire gakoresha ikiganiro buriya akakunda kuvuga ikuzimu, ngakunda kuvuga ibintu byo kwa shitani, ngo rango ntajya ngo warasenze ngo Imana ngo ibanze ngo ikwereke guhishurire. Ndavuga nti jewe nta mwanya wo gusengera abantu ngo nimba bajya ikuzimu, nimba bajyayo ibyo Imana ifite koza ibabaza, kandi nimba batanajyayo Imana izabahemba, izabagororera, izabaha ubugingo buhoraho. Rero ngewe ntabwo nigeze mvuga ngo Gitwaza ngo ntaga gikuzimu cyangwa se aye, navuze amarangamutima yuko numva mukunze, bakambwa gase nkuko wena nawe mbajije ari Solange ari nawe bimeze bite? aho mwabivuganyeho? Twari twabivuganyeho. Solange ntago twabivuganyeho. Abandi bakaba se Solange yaravangiwe cyangwa ntago yavangiwe. Bo buriya ngewe navuze nk'umuntu uvuga ko mukunda bitewe nuko ibyo akoresha byose ntibindeba, yarigishije jewe ndafashwa cyangwa se ndanamukunda arigisha. Ariko ikindi ntago abo umuntu akunda bose ntago ari uko ibyo uvuga ijana, ibyo bavuga 100% ari uko byose bavuga ngo urabishyigikira cyangwa se urabyemeranya. Umuntu ashobora kuvuga ibintu 10 8 ari bizima, wenda 2 mutabyemeranyaho, ariko ntibivuze ngo utwo 2 ubonye twose uhise wanga umuntu. Yego. Niyo mpamvu umuhanuzi witwa Solange ntago navuga ngo yaravangiwe. Sinamuciye imanza ngo yaravangiwe kuko ntago Imana yanetse nimba yavangiwe. Sinje gwanya ngo Solange ngo yaravangiwe. Ko biri kuvuga ko Solange yavangiwe atari Imana birabine bimubwiye ngo ari kimanuka mugenga bivuge kugira ngo atwike. Solange Imana ntiyambwiye ngo yavangiwe cyangwa ntiyavangiwe, kuko hari abagabo 2 bamuvuzeho. Hoya turaje nabo turumvizwe byabo. Mbo mu ruhande rwanjye simvuze ngo Solange yaravangiwe, kuko impamvu ngo ntiyavangiwe ubuhanuzi bwemerwa bwasohoye. Noneho Solange hari ibintu yagiye hanura birasohora byinshi. Mbo kuba Gitwaza mvuga ko muri kinyigisho zaze akamfasha, ntago nayenda nguvuge ngo Gitwaza rwose ngo 100% ngo ndamuyige cyangwa se mushyike. Genda reba ibyanjye, ariko iby'umwuka w'Imana hisho inyuze muri Solange singiye kubipinga. Impamvu ni iki? Ntago neze senga Imana mbwe ngo Gitwaza ngo yararangiye cyangwa se ngakoresha ibyo bintu, cyangwa se ngo Solange ntiyavangiwe cyangwa yaravangiwe. None abantu barimo bibaza bavuga ngo Mbabazi ashaka ngo Gitwaza aramukunda, ashaka no guhura nawe. Solange azavuga ati ngewe Gitwaza rwose ibyo nabonye nagahoma munwa, yaba ari urusengero rwe ntirukwiye kuba rwavamo n'isoko. Ibi bintu turabiburiza hehe? Niyo Mbabazi azavuga gutya, kandi Mbabazi akari kuvuga ngo nambo aramukunze. Aho abantu nibaza kuvuga ati buriya Mbabazi no kugira ngo Gitwaza mwifashirije. Solange ibyo yeretswe nibyo by'ukuri, Mbabazi niwe wavangiwe. Ntabwo abangu Mbabazi aravangiwe ngiye, kuko ntabwo naje mvuga ngo Imana iravuze. Ntabwo navuze ngo ntabwo nje kuburana Gitwaza ngo mvuge ngo Imana yambwiye ngo Gitwaza ntimuvugeho, ngo Gitwaza ngo n'umukozi w'Imana ngo Solange yavangiwe. Ngewe ntabwo nize mvuga ngo Imana yambwiye ngo nge naje nk'amarangamutima yanjye yarigishije ndafashwa. Ibyo bavugaga ndi mu cyaro nawe ko naturutse mu cyaro ngiye kumureba, ntabwo nanze karuse ngezeyo arigisha ndafashwa. Icyo niko nanabisubiyemo kare. Noneho nge mbivuze nk'amarangamutima yanjye ko Gitwaza yigije nkafashwa kugeza ubwo, kugeza n'uyu munsi nkaba nakomeje gukurikira inyigisho ziwe. Ntabwo ari Imana yeze impishurira ibya Gitwaza, ye nabivuze nk'amarangamutima yanjye. Kandi numva ndimo mvuga nti ndashimira abantu batumye nkizwa bitewe nuko muri iminsi n'ubuhanya bwanjye cyangwa se nuko nandimo ngeragezwa muri iminsi n'iki byose Imana ikafata ikankomeza.
tugiye kuri Solange rero urambaje uti Solange yaba yaravangiwe cyane ntiyavangiwe mbo hari amazina hari ahantu benshi twagiye tubona bakora ibintu bakora umurimo w'Imana bakigisha bakanahanura ibintu bigasora bakigisha abantu bakanakizwa pe twe tureba bahagaze ku ruhimbi tukareba nk'abana b'abantu ariko Imana ireba mu mutima nimenya ibyo umuntu akora aho abantu batareba buryo umuntu akora ibintu byiza abantu bareba ariko aho abantu batareba nta muntu uhareba harebwa n'Imana ndetse hakarwa n'umuntu uri mu mwuka Imana yashatse yuko ahareba bivuze ngo iki rero Solange niba Imana yaramugendereye ikamwereka ibyo bintu ndi nkande wo kubipinga wo kubirwanya uri muntu ki wo guhinyura ubuhanuzi Imana ndi muntu ki Bibiliya yavuze ngo ntimuhinyure ibihanurwa ngiye Solange ntago namuhinyura nta nubwo namupinga ahubwo kandi nanone nta nubwo bijya bibaho ko umuntu yatangira neza ariko bikazarangira na byanga Imana bigatangira Imana imwishimira bikarangira Imana itamwishimira wenda ko navugaho ntago twavuga ngo gitwaza kuva aho yatangiriye umurimo w'Imana ntiyigeze imubona kuko nanone ntituvuze ko itamubona kuko ntago biragaragara njye sinaba ngo ntiyigeze imubona cyakora birashoboka ko yaba aragiye ahinduka ndavuze ngo birashoboka ntabwo mbyemeje ntabwo Imana yabinyeretse niyo mpamvu akuvuga ngo wenda ntiyigeze imubona ako ko navuga ngo mu ruhande rwawe ndi mu mubiri ntari mu mwuka ntabwo navuga ngo ntiyigeze imubona cyakora birashoboka ko muri iki gihe wenda itamubona nkurikije ibyo umukozi Imana avuze ubwo kuko Imana yo ireba mu mutima hanyuma biravugwa ukiri aho biravugwa ko Solange impamvu ngo yavangiwe ari uko ahantu hose ahamagawe aca abantu amafaranga aba Brazil ndetse na Joel bari barimo bibaza bavuga ngo muri umuntu w'Imana ajya ku avanga gukorera Imana ngo ikimenyetso batanze cyuko yavangiwe ibintu yari kuvuga kuri Gitwaza kuri arasenya guko Gitwaza Imana itarubona ngo nuko ahantu agiye kuvuga ubutumwa abaca amafaranga ibintu mbese wenda tubanze twumva aka kantu kugira ngo wumve ko ibintu tuvuga nagiye kubona mbona mu rusengero rwo kwa Gitwaza mbona ngo Gitwaza ubu butumwa bubaye bumugezeho akiyinira akisuzuma akavuga ati ni Solange inyubako yo kwa Gitwaza yubatswe nabi sinzi niba uri kunyumva yubatswe nabi iburyo n'ibumoso yubatswe nabi imbere n'inyuma yubatswe nabi ku buryo Imana yigereranya ngo ntiyanashobora guhindukamo isoko nibura ricururizwamo n'indagara n'inyanya basa abaturage iyo nzibagirira umumaro urusengero nta bari gukora ibyabo icyo Imana igambiriye reka tugere kuri Joel na Brazil Imana amatorero agira inyigisho z'ijambo ry'Imana rifatika la parole authentique ijambo ry'ukuri nk'abakristo ba Zayoni Apotre Gitwaza bafite inyigisho burya yateguye buri mwaka urumva abakristo baba bagomba kwiga inyigisho ni Joel inyigisho z'abashakanye gutwika wenda mugano ubwo bahabwa amafaranga uza n'umuntu nawe umunyamakuru utwika ukabona umuntu uje kuvuga nabi Gitwaza kumwakira ni nkako kandi akaba yafasha agaturufu kuko yabaye umusitari abigizwe n'umuntu wamukoreye ikintu kiri public cyangwa impano iri public bituma rero kubera uburyo uwo muntu yumvwa uwo muntu afite icyubahiro wabimukoreye uwo muntu nyine abantu bafata nk'umukozi w'Imana kandi ko kari nabyo bituma abigira iturufu yo kwitwaza nyine ku buryo umuntu wese uvuga ati ubwo ashyigikiwe na runaka ubwo bimeze utyo ati buriya ni umuntu w'Imana muzima ariko igihe nandi gutanga impuzi mbwira abantu ati mujye mwitonda kandi nabonye umumaro wabyo hari abantu benshi cyane bavuye mu urwo rwobo kandi koko bafite bakama n'ibimenyetso bifatika aho bati uyu muntu koko nanjye nkurikije ibyo yansengeraga yabinsizemo Rwanda nabyo nanga no kubivuga umva nagiye kubivuga mvuye mu bitaro biri serious ngube nurutse kurwara ari n'igihano cy'Imana kubera ko gutinya kuvuga ibi bintu ntacyo reka wenda tugarukiraho ariko urumva ko aba bantu baravuze ngo
uyu Brezil ndetse na Joel baravuze ngo uyu Solange ntabwo ari umukozi w'Imana, ngo ibyo yavuze babihakanye. Wowe urabifata ute ibintu ko bavuze ngo Solange ngo ikimenyetso n'ucyuko ngahana agiye kujya agiye kuvuga ubutumwa ngazi yaca abantu amafaranga, ngo umukozi w'Imana bari umukozi w'Imana ngo aca amafaranga agiye gutanga ubutumwa buragurishwa? Urabivuga iki? Icyo nabivugaho bara niba ari umukozi w'Imana nzi muri iyi minsi atari kumwumva gusa ahubwo naniboneye. Solange ni umukozi w'Imana, Solange ni umuhanuzi, ahubwo kubera ukuntu Solange nabonye ari umuhanuzi nabango w'igihugu. Buriya Solange ahubwo yarakwe gutera kuko buriya arahanuzi nabonye babi babagome niko navuga, yahanura ikintu kibi akumva cyahita gisohora ngo kugira ngo yemerwe bamwemere ko ari umuhanuzi. Ariko Solange ubona ibintu byose ahanura akaba ngo mureke dusenge turirire igihugu cyacu, ugasanga we ashishikajwe nuko igihugu cyacu twagisengera. Solange ni umuhanuzi. Solange reka muvugeho ku bintu ku buhamya nifitiye. Solange namubonye bwa mbere kwa Pamphile kuri Beura, maze kumubona hari ukuntu umuntu yarimo avuga Imana, yego ubona avuze Imana neza rwose, wamwitegereza ukabona ari kuvuga Imana neza. Noneho Solange numva ngize ishyaka ryo kumutumira, hari muri groupe hari groupe tugira abantu bakeya twisengera rimwe na rimwe. Solange ndavuga nishaka kumutumira muri groupe, naka Pamphile nimero ye. Pamphile arayima, ayimpaye Solange naramuhamagaye, kandi ibindi kubabwira ni ukuri pe, ni ukuri ko burangiyewe ntabwo yankunda kubeshya, sinkunda n'umuntu urenganya abantu, sinkunda n'umuntu uhonyora no yitwaje icyo ari cyo. Solange ndamuhamagara, nimero nayo na Pamphile, turavugana nifuza kumutumira. Uwo munsi ntago Solange yahise anyemerera. Solange ntago yanyemereye rwose yuko azaza, arambwira ngo nzabanza mbisengere cyangwa nzakubwira. Hashira igihe kinini duhana gahunda rwose bikanga, ariko nyuma dukomeza tuvugana. Solange arabanza akanabisengera, ntago arupfa kukwitaba, aza kumwe ati nta kibazo rwose noneho nzaza. Ku munsi wo kuza bihuza nuko umukoze yagiye, aza abati ndahera saa 8, ariko ageze Nyabugogo arampamagara. Umva ukuntu Solange igihe namwemeye, arambwira ati se ko ngeze Nyabugogo ubu sinasanga mwagiye, nabanje kuyakora abana ku ishuri iki byose, ambwira impamvu numva nibyo. Ndabwane rero tugiye gusoza tuzabonana ubutaha. Solange arigenda. Ubutaha rero ku wundi munsi Solange araza muri groupe, araza gitwaribonane, araza muri groupe. Noneho ikintu cyatumye Solange bari abagabo bavuze ngo Solange ngaca amafaranga, ucano yose agiyeho ngabaca amafaranga, ngiye bira byaranambabaje cyane. Rabari abagabo navuze ati nugutwika wa mugani, ntago yari ishyaka ry'umurimo w'Imana ari uko bakunze Imana, ahubwo yene ni kwakuya ngo cano zabo zizamuke binjize. Kuko iyo ufashe umukozi w'Imana nese ibaze nk'umuntu yavuze ngo yamubonye ngo kuri cano 10 nzi ni Beura, Pamphile, Beura, ubugingo na Adiriye umusaruzi TV. Azo nizo cano, izindi ni kwa ko bakora ikiganiro. Cano y'ibungubu cyakoze yafunguye, cano yiwe yitwa Solange. Ikiganiro cye bakagikura ku yindi bakagikora kuri cano yazitangaho, akagira bagashyira ku zabo. Ngiye buhamya mutangira rero. Solange yaraje aratwigisha ijambo ry'Imana, na bya bende bavuga ngo uraje ngo hanuriye abantu bose. Ibintu bitatu Imana munyijijemo, kare dusanga nibyo tunabigenderaho. Wenda n'umuntu umwe yahanure, umwe wenyine mu bantu muri 12. None ikintu cyantangaje kuri bari abavuze ngaca amafaranga, Solange tumuherekeje twaranamukunze cyane,
nta n'ibikabyagira byinshi, ni umuntu uvuga ikintu Imana ivuze pana byaye nibyo kuza ugatubira abantu nk'icumi ngo bose rababwiye. Solange tumerekeje hari ukuntu nyine mutumira umuntu mukamugena agatike. Uzi ko Solange wena sinameshi pe, wena reka nayavuga batabangura byane ngo bahabwe amafaranga byari 10,000. Solange moto yaraje ayuriye turayamuhara yanga, amafaranga arayanga, arambwa ati tike ndayifite. Cyako ikintu twakoze twashyize mu isakoshi ye ku ngufu, niko navuga timukoze Imana rwose, twumva twaramukunze, tumaze kumukuna twumva nyine nubwo yanze, ariko twashyize mu kwamereje turi abantu 4. Yicaye kuri moto duhita dufata isakoshi tuyasezekamo ku mbaraga, ariko nukuri yari yayanze, aravuga ngo itike ndayifite nta kibazo. Itike ndayifite nta kibazo. Ariko nukuri natangajwe n'abantu bavuga ngo ubuhanuzi bwenge impava bushidikanyaho ngo ntabwemera, ngo nuko ngo canoza yeho ngo ngabaka amafaranga. Reka nkubwire kwa Pafiri buriya utaragera kure, iyo umuntu ari umukristo agahagurukira undi mukristo akamuvuga, icyo gihe uwo muntu aba akiri umukristo. Yabone nibyo Pafiri akunda kuvuga, niba ufashe umukozi w'Imana ukamusebya, bundi hari ikinyumu uvuga. Nese nk'ubu niba yaravuze ngo agiye kuri cana 10, aba arimo arabwira isi yose cana anyuraho abantu bose barabizi, kandi ni cano 3, akongera akavuga ngo cano zose ngizo cano zagiye ngo umuhamagaye ngo guca amafaranga. Pafiri ubwe naye nagiyeyo, reka namushimire, ntabwo yezamo amafaranga, nawe ntayatwaka. Kandi na Solange ubwe ivugira ko nta mafaranga ya Pafiri. Rero iyo umuntu asebeje umukozi w'Imana ntago aba akiri umukozi w'Imana. Bara ni ibintu ubona abantu bigize indyarya, kandi ikintu kibabaje nuko abantu bitwikira muri iyi minsi wenda muri rusange bakaba ngo nabakozi b'Imana, bakavuga n'ibintu by'Imana, ariko nyamara bafite izindi nyungu bishakiye, bagasebya abakozi b'Imana. Kwibaza ibintu ubundi bimeze bite, bra ni ibiki se hubwo? Bra ntago ari ibintu, ntago ari ibintu. Nge Solange namutangira ubuhamya. Solange simvuze ngo waravangiwe, kuko ubwo nibategereze koko nimba ibyo yavuze bizaswa cyangwa bitazasora. Ubundi Imana ivuga ibyo abantu badatekereza. Burura goga Gitwaza aramamaye avuga izina nako yubatse izina, mbo ndanamukunda mu ruhande rwanjye, ariko niba umuntu agiye mu mwaka akavuga mutegereze murebe. Uribuka Solange avuga ngo agiye kuza abazungu, kandi ntibirenza mu kwezi kwa 12. Tugiye kubona tukana babazungu baraje ejo bundi, bamwe bari baje mu mukino w'amagare, ntibazengurutse u Rwanda. Ubu se ndindeho gunyura ko Solange yavangiwe, ariko nanone singiye kuvuga ngo nanone ngo mbihagazeho kuko bitarasohora. Reka dutegereze turebe, cyangwa ngo Gitwaza ngo ndumva mwanze, reka dutegereze turebe. Yesu simvuze ngo waravangiwe, nta nubwo mbihinyuye, nta nubwo ngiye ngo kubyemeza. Reka turebe uko bimeze, ariko Solange ni umukozi w'Imana. Iyo Joel ahaguruka, Brezil agahaguruka, bagafata umuhanuzi w'Imana witwa Solange bakaza kumusebya, none se ubundi bari kumugirira ari ngemura nk'ishyari byateye mu bantu, kuko urabona haravuze ngo arakurikirwa cyane, ngo ibintu byose hano ngo barabikurikira cyane, kandi uko barabikurikira ahubwo nakwibaza mu bintu yagiye hanura bo ubwabo hari ibyo bamye byasohoye cyangwa byanze gusohora kugira ngo abone gusebya umuntu. Ese buri yavuze ngo Brezil cyangwa Joel ndashaka gukorana ikiganiro cyangwa yabyanga? Ntago yabyanga, ahubwo ni ibintu wa mugani byamashya. Ibyo nabyo byashoboka. None turi wenda turi kuza kwegeza ku musozo mu kanya. Ubundi kera ku bakristo ba kera, iyo umuntu wenda urugero yabaga yanavangiwe, baramuvugaga cyangwa baramusengeraga. Ubundi kuvangirwa ni gute? Kuvangirwa ni gute? Kubo bagenda bavuga ngo yaravangiwe,
bakamuvugwa nyine bakaza kumusebya, buriya hariya niho bari kuza kumuhanira, niho bari kuza kumukubitira, cyangwa bari kureba ahandi hantu hibanga bamujyana bakamuganiriza. Urabona niba ibintu uko babikoze, ariko bakaba bikoze nk'abantu wenda bavuga ko bakiri mu mwuka w'Imana. Yara ntago ari umwuka, ni ubucuruzi, ntago ari umwuka. Ahubwo se baravuga ngo yaravangiwe, ibyo bintu yavuze byo kwigitwaza byarasohoye cyane ntibirasohora, ntibirasohora, bivuze ejo bundi. Bategereze barebe koko nimba yaravangiwe. Icya kabiri nibwo nakubwiraga, ibyo yavuze mbere byarasohoye cyane ntibyasohoye. Turabizi ko byasohoye byije, none bahera bavuga ko umuntu yavangiwe. Ahubwo ni bya bindi by'amashyari nabonye byo muri iyi minsi, nabonye gusebya umuntu. Waruvuze ngo kera iyo umuntu yahuraga n'ikibazo, ubu n'ubu kararanduka waze tubivuganaho. Kera umukristo yahuraga n'ikibazo, wenda tuve no byo kuvanyirwa by'ubuhanuzi n'amayerekwa, hari ukuntu bene so bagufataga bakakungabunga bakagusengera. Ariko muri iyi minsi iyo bagize amahirwe babona akantu k'ikibazo uhuye nacyo, cyangwa se k'intege nkeya uhuye nako, kugwa k'intege nke, bakagutaranga bakakuvuga. Ntabwo bavuga ngo reka tumufate tumubange tumusenge, ni ukugusebya, ni ukukwandarika, ni ukukuvuga. Abantu batagitinya no gucuruza urupfu. Ipfuye babasakiwe, basiga basenga bamwe ngo abantu nibapfe. Kandi hapfa abantu bazwi abantu uko bavuga. Bo usanga muri iyi minsi banza amafaranga yo kuri social media nkera baryoheye, ariko hari umuririmbyi yavuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data gusa niho hasendereye amahoro. Ngiye ndebye mbona abantu batagitekereza bamwe niba abantu bazapfa. Ubundi mu mishinga umuntu aba akwiye gukora, yakwiye gukora n'uwo gupfa. Ese koko nupfa uzajya hehe? None abantu bakunze isi cyane, bari gushaka amafaranga gashyiramo no kubeshya, bari gushaka amafaranga gashyiramo no gusebanya, kandi bamwe barasenga. Ukibaza abantu bazi ko bazapfa, ese upfuye aka kanya wajya hehe? Wajya mwijuru cyangwa warimbuka? None abantu bitira izina ry'Imana, pastor ngo izina ngo pastor runaka, ugasanga yashebeje umuntu, ugasanga avuze ibintu yari pastor, yari profete, umuhanuzi, yari umuvuga butumwa, ahubwo ugasanga muri iyi minsi ibintu arimo akora abantu bazi ko bazapfa. Ese niba apfa bizagena gute? Bazajya hehe? Ndagira ngo buri muntu wese yumve kazapfa, yako nupfa uzajya hehe. Rero bishavuga ngo abantu bari kumarira amavuta batagakwiye, ariko bakamarira aho batagakwiriye kuyamarira. Niko bimeze. Urumva nk'ubu Brazil na Joel bafashaga igihe akanya nkaho bakavuze ati reka uriya muhanuzi w'Imana reka twumeze tumusengere, kuko umuntu uri kuvuga ubuhanuzi bukomeye nk'ubu mutamusengeye hari izindi mbaraga zimurwanya zamukurura, ariko ahubwo bishyize muri cya cyiciro kimeze nk'icyakora na Biramu, bafashe bakajya mu cyiciro kimwe cyo kurwanya Mose. Hari abantu benshi bagahuguye ntibatinde ku cy'Imana ivuze. Ubundi cyane neza ko umuntu atinya imvugo y'Imana. Aho ni kwa turi kugeza ku ndunduro y'uko umuntu wese agiye kumera nka muri waririmbye akavuga ngo mpemuke ndamuke niyo mibereho y'iki gihe. Aho turi kwerekeza niho turi kore, ahubwo byaranatangiye. Ubu ni mpemuke ndamuke, mpemuke ndamuke niyo mibereho y'iki gihe. Hariho ibintu bo nibirere wena tuzabigarukaho ubutaha. Ibintu bya mpemuke ndamuke noneho bigwiriye mu bakozi b'Imana. Ariko ikibazo ni kimwe, nuko abantu bitwaza ngo Imana, iyo umuntu atashyiragamo ngo Imana irambwiye iravuze ngo gutya na gutya, ntushyiremo Imana. Wowe ukaza mu bihemo bwawe mu bitekerezo byawe, ariko ntushyiremo ijambo ngo Imana. Tuzakoraho ikiganiro kindi cy'ibintu ndi kugenda mbona bo, ariko bo nkunda umuntu uvugisha ukuri. Reka kansuhuza nk'abantu nka babiri. Yego. Kuri hano kuri izi kamera. Hari umugabo witwa Elize Sengimana, Elize w'Isaro TV. Uriya mugabo hari ahantu yakoraga umurimo wo gusengera abantu, hari ku Nkuru Nziza i Gikondo. Nagiyeyo ngiye n'umugabo w'inshuti yanjye,
hari ikibazo yari afite nanjye hari icyo nari ifite kubera abantu benshi hari ukuntu yasengeraga abantu mbere y'ibintu avuga ni ukuri. Ngewe ubwanjye yasengeye abantu ndeba hagira umuntu hari umuntu wari uje ufite abadayimoni maze igihe kirekire baravuje byaranze haza abantu benshi baturutse hirya no hino. Twe rero ntabwo twagezweho ngo dusengere buri wese ni ukwise si uko tudasenga turasenga ahubwo hari ukuvuga uti reka dufate aya masengesho ntabwo twagezeho wenda niko nasubiyeyo ariko iyo buriya agira ifuhe kuri yavuga ni ifuhe afuhira abantu bakore ibyaha bakora ibintu bitwikiriye ngo Imana. Iyo muganiriye inyuma bisanzwe atari kuri kamera cyangwa se atari kuri ku murimo w'Imana Elize ni umuntu mwiza ni umuntu ugwa neza. Mvuga ngo njya gukora icana Twanganiriza TV hari ijambo Elize yavuze yaravuze ngo yakoze ibiganiro bisanzwe bamuhemba amafaranga menshi ariko ubwo yakoraga ibijyanye no kuvuga ijambo ry'Imana gusa no gusenga ntago abantu bakurikiye ibiganiro babikurikiye nta nubwo yahembwe amafaranga menshi. Aravuga ngo hari imbaraga zihishe inyuma yuko abantu badashaka gukurikira ibintu by'Imana. Ndabona ariko icyo gitekerezo naboneka nze iyicano twishyireho ibintu by'Imana wenda tureke ibyo gutuka no guhanganiraho nubwo tuvuze kuri abo bantu basebeje Solange cyangwa se bavuye ngo yavanye batarabanza ngo barebe ko bisohora cyane ntibisohore ariko Elize nakomeze mu murongo. Buriya kwa Pafire naho nagiyeyo ubundi ngiye nabanje kugira ngo Pafire yabwiye Plaisir yuko Solange amuca amafaranga ariko hari ikiganiro cyasohotse ejo bundi Solange abaza Pafire ati hari amafaranga umatereka ntago ngo Pafire rwose nawe avugisha ukuri avugiraho nta mafaranga yaka. Nawe urebye nagira ifuhe ry'umurimo w'Imana kandi azira abantu bakora ibyaha bitwikirije izina ry'Imana. Hanyuma nanasuhuza n'uwitwa Adiriye nawe agira ifuhe akunda kuvugisha ukuri uriya w'umusaruzi. Hari abantu nkunda gukurikira hari n'abandi batavuga badafite cano ziyobokamana z'ibintu by'Imana. Hanyuma wenda urakoze cyane. Uyu mugore yavuze ko Yesu yamuteye we nta butumwa wamuha dusoza. Ubu narize kumuvugaho ariko icyo navuga gira icyo mubwira wenda mugire inama twize komeye. Icyo nabwira uwavuze ko reka ngere ku kajambo kamwe ngavuga ngo ni inda ya Yesu. Urabona hari ijambo yagiye akoresha mu minsi ishize ngo yarapfuye ngo ni umuzimu yabishyize kuri cano ebyiri. Ndakubikurikira nanjye koko mbyumvira mu mwuka sinamuteye amabuye icyo gihe navuze ni koko wasanga yarapfuye mu byaha pe wasanga yarapfuye ku byaha wasanga abantu babyumviye mu mubiri we akaba ari kwishyira mwuka ko yapfuye akaba atagikora ibyaha mbese akaba yarapfuye muri kamere ubu ngubu akaba navuga ngo ni umuzimu ngo wigendera mbese nkumva ko ubwo mbese yapfuye muri kamere yapfuye mu byaha. Numva abamuvuze baramurenganyije ariko mboreka naranamuhamagaye pe si ukubeshya kuri telefone ngiye nafashe nimero ye nyikura kuri YouTube ndamuhamagara ndamubwira rero abantu bakwatatse ariko wihangane ndamubwira ngo nimba ibintu uvuga ari ukuri tuza umutima nimba kandi ibintu bakuvuga nabyo ari ukuri ibyo bintu bima atari byiza ubwo nta Imana muzahangana. Ibindi reka mbere ariko icyo navuga rya jambo nitujya kuvuga n'ibintu by'Imana tujye na discipline. Biriya bintu ntabwo birimo discipline. Yego wasanga wabivuga ngo mu mwuka reka tubitegereze nabyo ibiri imbere nta wamenya none yaba yaragiye bakamutenda wenda abandi bantu sinzi nyine bagira umuntu ntabwo nkumenya ibye nanjye ntago mbizi akaza kugira ngo atwike ejo akabyara akatogatse muri ayanda ya Yesu ravutse
erega niyo wavuga ko Yesu ari umugabo wawe ntago washyiramo ngo ndi inda ya Yesu ari umugabo w'abapfakazi ariko ntabwo bivuga ko mu buryo yabivuzemo ikibazo mu buryo yabivuzemo ntago bigaragara ko we yabijyanye muri rya jambo rivuga ngo ni umugabo w'abapfakazi ni wese w'imfubyi ntabwo yashyize mu mvugo nziza ubundi tureke tutagiye no mu mwuka hari imvugo y'abanyarwanda ikinyarwanda abanyarwanda mu mvugo nziza ikinyarwanda cyiza indaya ntago washyiramo indaya nk'iwavuga ngo ndi umugabo ndi umugore wa Yesu nawe ngo ndi indaya ngo Yesu ngo yantereye inda ngo mu kiba mbese ijambo indaya iryo jambo ntago tuve no mu mwuka tuve no ku muntu niyo waba udasenga ntago wafata ijambo ngo indaya none uhita ushyiramo kuri indaya ya Yesu iyo mvugo birashaka ko wenda ko kwavuze mu mwuka nk'uko babitegeza ari tubitegeza ari nubwo bitegeza ariko iyo mvugo ngo indaya ya Yesu indaya ntago ari imvugo nziza ibereye umunyarwanda cyangwa se umukozi we ni imvugo nyandagazi gusa we nareka dutegereze ibyo wa mugaye nta wamenye imbere ngo bizamenyekana niko ajya avuga ariko iyo mvugo ntago ari nziza imvugo indaya ntago ari discipline nta discipline iri muri iyo mvugo rero Imana yo mu ijuru ijye itanga n'imvugo nziza ku bakozi b'Imana ku muntu ujya imbere y'abantu ikinyabupfura giza umuntu avugane n'ikinyabupfura hanyuma urakoze cyane turagushimiye ubutani tugukenera uzatwemerera dushimira abantu mwese twaturi kumwe muri iki kiganiro Imana ibadore umugisha ibiganiro byacu nagaruka shalom ciao 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 ciao